Mwaramutse neza, mwiriwe neza, muze kugira umugoroba mwiza. Amazina yanjye ni Mwarimu David nk'ibisanzwe. Aho ubwo duherukana rero mwibuke twari turi kwiga iki? Twarebye ikinyazina nyereka, tureba n'ikinyazina mbanziriza. Ndetse tunareba amatsinda y'ibinyazina, tureba n'ubwoko bw'ibinyazina. Ubu rero reka dukomereze aho twari twagarukiye. Ko nababwiye ko tuzaza twivugira ku kinyazina ngenera ndetse niturangiza tuvuge no ku kinyazina mpamagazi. Ubu rero twihuse cyane reka tuhere ku kinyazina mpamagazi. Ese ikinyazina mpamagazi kiba kimeze gute? Gikora gite? Ese ingero ni izihe? Ubundi ikinyazina mpamagazi gituma igihamagarwa cyumva ko bagishaka, ko kiza bakakibwira, cyangwa ko gitega amatwi bakakibwira. Icyo nicyo gisobanuro cy'ikinyazina mpamagazi. Ikinyazina mpamagazi kibanziriza izina ry'igihamagawe, kikaritesha indomo iyo ryari risanganywe. Ni ukuvuga ngo rya zina cyabanjirije kitesha indomo ryari rifite. Iryo jambo iteka rikurikirwa n'ikinyazina ngenga gifite igicumbi e. Igisobanuro nizere ko cyumvikanye, aho ushobora kwivugira ukavuga ati wa mwana we. Ikinyazina mpamagazi ubwo ni wa mwana, yataye indomo yari umwana, none byabaye wa mwana we. Mwana ntabwo bikiri umwana, ahubwo byabaye wa mwana we. Nuko yataye ngo batubwiye ko ikinyazina mpamagazi kibanziriza izina maze kikaritesha iki? Indomo. Nk'urugero turarubonye, wa mwana we. Urundi rugero, mwabitimwe. Mwabitimwe ni mwa, byabaye kuba ibiti none byabaye biti. Nuko ya ndomo cyari gifite yatakaye. Kuvuga ngo mwahene mwe, byabaye kuba ihene. Nuko indomo ni i, indomo ni i, ihene nini ntoya, ukaba ari indanganteko, twandika iyinuza igicumbi hene. Ihene, uduhene. Murabyibuka neza iyo turimo dushaka uturemajambo tw'izina. Iyo turimo dushaka uturemajambo tw'izina tubanza twandika indomo, ubwo ni inyajwi itangira interuro, maze tugakurikizaho igicumbi hirya iriya hahera. Nibwo tubona igicumbi gute? Tukibona iyo turimo dutuka, dutubya, dutubura. Ubwo akaba aribyo bita kugoragoza. Nicyo gihe tubona igicumbi. Naho iyo turimo dushaka indanganteko, dusanisha twongeraho ntera. Nk'uko twari twatanze urugero, ukavuga ngo ihene. Ubwo indomo ni i, tugahita twandika igicumbi hirya iriya, tugasiga umwanya wo turi buze kwandika, kugira ngo ushaka wabigendera rimwe, ariko ubundi mu mategeko meza urabanza ukandika igicumbi hirya iriya, wabanza ugashaka ukagoragoza, utuka, utubya, utubura, kuvuga ngo ihene, igihene, uruhene, agahene. Ubwo igicumbi igice kidahinduka kikaba ari ihene. Naho iyo turimo dushaka indanganteko, iyo hene irimo turasanisha twongeraho ntera. Kuvuga ngo ihene nini, ihene ntoya, ihene ndende, ihene ngufi. Iyo warangiza ugafata izo na, ntoya, ndende, ukagenda ukuraho utwo tuna. Iyo na urumva yaje, niyo bita indanganteko. No ku zindi nteruro ni uko. Dufate nk'urugero ibiti. Urandika indanganteko, urandika indomo i, uvuga ati se ibiti tugiye gutuka, dutubye, dutubure. Ibiti, igiti, uruti, agace kadahinduka ni ti. Noneho ibiti ubwo tugiye kugira ute?
tugiye gusanisha twongeraho ntera kugira ngo tubone indanganteko. Turavuga ibiti binini, ibiti birebire, ibiti bigufi. Dusubira muri rya jambo ko bari duhaye tukarisanisha. Ntabwo duhera kuri cya gicumbi ngo igiti kiri ibiti binini, ibiti bito, ibiti birebire, ibiti bigufi. Tugasangamo ko icyo kidahinduka ari bi, tukayandika mo hagati. Tukaba tubona rya jambo ibiti. N'undi jambo riruzuye ntaki. Iyo ijambo ryuzuye nta tegeko tuba dusabwa, iyo rituzuye nibwo twifashisha amategeko. Icyitonderwa twigarukire ku kinyazina cyacu, turi ku kinyazina mpamagazi. Ikinyazina mpamagazi icyitonderwa wa na mwa ni utugambo dukoreshwa iyo bashaka guhamagara umuntu cyangwa ikintu. Ni ibinyazina mpamagazi. Iyi niyo ngo birajyana. Icyitonderwa niyo kiri kuvuga, kikutubwira ko iyi wa ihamagara ndetse na mwa ni utujambo dukoreshwa iyo bashaka guhamagara umuntu cyangwa ikintu. Umuntu twavuga umuntu twavuga ngo wa mwana, aho ni umuntu nyine. Niyo bavuga ngo wa muntu we, byose ni kimwe. Iyo we yihera akaba ari noneho iyi mwa wa mwanya duhera kuvuga ngo niyo batondaguye bashyiramo n'undi niyo bari gukoresha hariya hirya bavuga ngo kuri we ihera haravuga ngo mwa biti mwe. Izo zirakoreshwa nazo kuko nazo ziba zihamagara ikintu cyangwa se umuntu. Intego y'ikinyazina mpamagazi iteye itya. Intego y'ikinyazina mpamagazi cyangwa se uburyo irimo uduce. Iyo tuvuze intego n'undi ni uturemajambo, ntabwo abenshi babisobanukiwe. Intego y'ikinyazina mpamagazi baratubwira ngo tugira icyo bita indangasano, tukagira icyo bita igicumbi, tukagira n'icyo bita ingero z'ibi ngibi tumaze kubona. Nk'urugero kavuga ngo mwa biti mwe, niho turi kwibanda. Ubwo turandika mu a. Niba ari wa mwana we ni kuba ni ku muntu. Niba uvuze ngo yes nibyo wa mwana we byose nyine ugenda n'utu tuntu tugiranga n'ubundi. Hano turangije ikinyazina mpamagazi. Tubonye igisobanuro cyacyo ko ari igituma igihamagarwa cyumva ko gishakwa, kuko kiza bakakibwira, cyangwa ko gitega amatwi bakakibwira bitarinze kuza. Ako niko kamaro k'ikinyazina mpamagazi, ndetse twanasesengura tugasanga nicyo gisobanuro cy'ikinyazina mpamagazi. Tuvuye ku kinyazina mpamagazi rero tugiye kwirebera ikinyazina ngenera. Ikinyazina ngenera nitukivaho tuzaza twirebera ikinyazina ngenera ngenga, cyangwa se icyo bita ikinyazina cy'inyunge. Ubwo impamvu rero mbabwiye ngo tuzajya dukomeza ku kinyazina ngenera ngenga, nubwo aricyo mbona hano habayemo amakosa kuri iki gitabo nateguye, ariko tuzajya duhera kuri ngenga kugira ngo dukomezanyeho ngenera. Tuvuye tugiye gukora icyo bita tugiye kwiga kuri ngenera. Nituyirangiza tuziga kuri ngenga. Nituva kuri ngenga kandi rero tuzajya dukurikizaho ikinyazina ngenera ngenga. Ntabwo turiga ngenera ubu, duhagarike tuzige ngenga ifatanye na ngenera ngenga. Kuko ngenera tuzaba twarayibonye turaba twayibonye kuri iyi ntuza, kuri iyi video. Maze nitugaruka ariko tuzakomeza twiga ikinyazina ngenga kita kijyana na ngenera ngenga. Ibizahita bikurikiraho n'ibinyazina nabwo tuzagenda tubinyuramo, cyangwa akamanze mbarobesheho. Tuzajya twiga
nituva kuri ngenera ngenga tuzahita twiga ikinyazina nyamubaro. Aya naba ngiye kubabwira byose. Twikomereze rero. Ikinyazina ngenera gikora gite? Ikinyazina ngenera ni ikinyazina gihuza amazina abiri agaragaza isano kandi yuzuzanya, cyangwa se izina n'inshinga iri mu mbundo. Ikinyazina ngenera kigira ibicumbi bibiri aricyo o ndetse na a. Urugero rero turi kunyuramo rwose uko ndumva ariho nigisha bidakwiye. Hari nk'imbogamizi ufite ushobora kunyandikira muri comment, ariko mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment nyine nk'ibisanzwe. Then uko mujya mu video nkora n'undi ajyanye n'aya masomo mba ngira ngo agere kure. Hari nk'umwana uri hasi wiga ukamubwira ikinyazina, ushobora kumwumvisha iyi audio cyangwa ukamwumvisha video, ushobora kuyikora ukayidownloadinga, then ukamuha akajya akurikira amasomo. Ndahari, sinteze gucika intege. Cyambere ni ukunyereka ko mufite ubushake. Twikomereze rero. Nari mbaje kubabwira ko ikinyazina ngenera kigira ibicumbi bibiri aricyo o na a. Urugero uvuga ngo umwana wa Kamari, umwana wo gutuma, numva ko ari o noneho, handi yari a igicumbi. Ahantu hambaraga, aka gace ni akambaraga, kuvuga ngo ahantu hambaraga, akantu kambaraga, ikintu cya Kamari, umwana wo gukunda, ihene yo kubaga. Izo zose ni ingero zijyanye n'ikinyazina ngenera. Ishuri rya Mbuga, amashuri ya Kicukiro, amashuri yo kwigiramo, ibiryo byo kuribwa, amasaka yo guteka. Amasaka barayateka se murabizi, murabo ku iterambere. Igitoki cyo kurya. Noneho tugiye kureba n'ubundi ibicumbi by'ikinyazina ngenera. Nta twari turi kubireba, twavugaga ingero. None turebe ikinyazina ngenera kigira igicumbi nk'uko nahoze mbivuga ari byo bibiri. Noneho kuvuga ngo Kimenyi cyabazimya, ngo ni ki a. Murabyibuka muri video iri hasi narababwiye ngo mu binyazina tugira indanganteko uko tuzivuga. Kuvuga ngo uba uirima, uba uiri a kibi izi rukatubukuha, uba uiri a kibi izi rukatubukuha, uba uiri a kibi izi rukatubukuha. Mu biciro mbisubiyemo, ruvuga ngo ibyo bintu rero nk'aha ngaha ruvuga ngo Kimenyi cyabazimya, kuvuga ngo Kimenyi ngo ni ki a. Kuvuga ngo mushiki wa Ruganzu ni u a. Robwa ya Mibambwe, ubwo ni a. Impamvu bibaye a ntibibe i a, abenshi bakunda kubyibazaho. Hano ntabwo ari umuntu, mubyibuke, ntabwo ari umuntu. Hari dukoresha i a, hano bakoresha a. Umwana wa kabiri dukoresha u a, kuko ni umwana. Ari umurima, tuvuze ngo umurima wa Kamari, ntabwo dushobora gukoresha u a. Mwumva itandukanye riri hano kuri izi nyerera. Izi nyerera uko ari ebyiri, ya na wa. Ahambere twareba bitavuga ngo Robwa ya Mibambwe, Robwa ya, urumva ko ni iki? Ngo ni a.
ni a yasimbuye ya, ndetse na a ivuga igicumbi. Umwana wa kabiri, uyu ni umwana wa kabiri, ari kuvuga ku muntu. Turavuga ngo ni wa, turavuga ngo ni u a, ari ikintu twavuga wa kabiri. Wa kabiri ntabwo byaba u a, byaba a a, maze tugafata a ya mbere igahinduka wa, nahabwa kuri ya urabona ko yahindutse, hano byahita biba a a nka ya. Ushobora kuvuga ngo nibyo ibyo ndi kuvuga nuko. Noneho igicumbi o gikurikirwa n'inshinga iri mu mbundo cyangwa indangahantu rimwe na rimwe. Gisobanura ko igicumbi o gikurikirwa n'inshinga iri mu mbundo cyangwa indangahantu rimwe na rimwe. Gisobanura ko gisobanura no gukurikirwa n'umugereka w'ahantu. Ingero: imirima yo mu Gisaka, yo ibaye i o. Imirima i o ibaye i o. Amasaka yo gukura, yo kugura, ubwo ni a o. Reka twirebere intego y'ikinyazina ngenera. Intego y'ikinyazina ngenera, ikinyazina ngenera kigira indangakinyazina n'igicumbi. Indangakinyazina n'igicumbi. Indangakinyazina ni za zindi twavugaga uba iri a, kibi izi, ugatubukuha. Igicumbi ni turabizi ko ari igice kidahinduka cyo ku mazina, yari ku mazina. Hano igicumbi twabibonye ko ari igicumbi ni a ndetse na o. Umwana wo akaba ari u o. Inka ya Kamari akaba ari a a. Iyo a ya mbere ni a, iyo a ikaba indangakinyazina. Mu gihe ku kinyazina mpamagazi habaho indangasano n'igicumbi. Ntabwo tugira indangakinyazina, tujya indangasano ko iyo iri gusanisha mwa biti mwe. Iyo mwa mu a twavuga ari mu a uyenduka wa iri imbere y'inyajwi. Urumva ko nyine indangasano hano haba indangasano iri kuranga isano y'ibyo bintu, mu gihe ahandi ni indangakinyazina gusa. Icyitonderwa rero, tugaza duhagarikira hano, tukazagaruka tuvuga bya binyazina nababwiye bikurikiye. Icyitonderwa, ikinyazina ngenera gifite igicumbi a iyo gikurikiwe n'inyajwi kigaragaza ijwi ryacyo igasimbuzwa agakato. Ndasubiramo wenda ngo byumvikane. Ndasubira tubashe kumenyerana, niyo mpamvu ndasubiramo kugira ngo byumvikane. Ikinyazina ngenera gifite igicumbi a iyo gikurikiwe n'inyajwi gitakaza inyajwi yacyo igasimbuzwa agakato. Ikinyazina ngenera, nsubiyemo, ikinyazina ngenera gifite igicumbi a iyo gikurikiwe n'inyajwi gitakaza inyajwi yacyo igasimbuzwa agakato. Urugero ngo umwana w'igisaka, kuko hano w'igisaka ubwayo wi nayo ubwayo ni ikinyazina ngenera iyi wi, ariko kuko igisaka nayo ubwacyo gifite igicumbi cyacyo, ntabwo aba ngo irataka ngo umwana gisa no, urayiharira igisaka
uyikate imeze nkaho iyi wi irabiri gukora nk'ikinyazina ngenera, irabiri gukora nk'icyungo nyamara ikinyazina ngenera. Nk'ibyungo nga bakuntu bagerageje bakabikata na uretse ko hari aho bigera ugakata. Icyo ni cyo cyitonderwa cy'ikinyazina ngenera. Ikinyazina ngenera rero icyitonderwa cya kabiri, gishobora gusimbura izina kumwe, icyo biri kumwe. Murumva, ikinyazina ngenera gishobora gusimbura izina biri kumwe, icyo gihe gifata indomo yacyo yego iyo nuza iyo zina ifata indomo yacyo. Baravuga ikinyazina ngenera gishobora gusimbura izina biri kumwe, icyo gihe gifata indomo yaryo. Icyo kizina iyo zina ikinyazina ngenera gihita gifata indomo. Urugero bakavuga ngo icyo, bamuha icyo kunywa, ikaba ari iki o, ntabwo byafashe indomo. Icyo byabonye kuba cyo, ukana nk'urugero cya cyo cyonyine, ukavuga ikibo cyo kugura. Ariko hano bavuze ngo bamuha icyo kumva ko yafashe iki, yafashe indomo. Ndabakunda cyane rero, reka mbe mpagarikiye ahangaha. Mukomeje mugire umunsi mwiza, mugire n'umugoroba mwiza. Ubwo tuzabonana umusibo ejo, bibaye byiza igihe twabonana n'ejo, ariko ntaho nzajya ndenga iminsi 2 nta prodinze. Mbibutsa gukora subscribe, share, comment kugira ngo ndebe ko turi kumwe, ari nako mugenda musangiza. Cyane nabashishikariza musangiza abantu ko urabona ko tuba turi kwiga, igihe mwana ari mu biruhuko, yewe n'igihe azaba akiri kwiga tuzajya tuba turi kumwe. Iyi ni online, ntago ari uko wenda ngo mwarimu bihoraho, ni uko updating. Ndabakunda cyane rero, ntizimbye mu magambo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Bye bye.